ndongera nsuhuze abakunzi b'umurongo wacu wa Kimize Miryango. Nkuko tubimenyereye tugeze muri video y'ijana na gatanu. Twaherukaga muri video y'ijana na kane tuvuga cyane ku byerekeranye n'iby'umwaka mushya wa 2025. Turakomeje rero nkuko nayo basezeranije muri iyo video. Muri iyi video ya y'ijana na gatanu tugiye kwinjira noneho mu gikorwa nyirizina cy'uyu mwaka. Uyu mwaka nkuko nababwiye ko ari umwaka w'impinduka rurangiza, ari umwaka w'impinduka zikomeye. Twifuza ko abanyarwanda bumva ikinyarwanda, bavukira mu kinyarwanda, batekereza mu kinyarwanda, bakorana n'ikinyarwanda, bubaka mu kinyarwanda, bakora mu kinyarwanda, bakunda ikinyarwanda, bakunda u Rwanda igihugu cyabo, bakunda u Rwanda aho umuco karande wabo uri, kugira ngo be gusigara inyuma mu majyambere cyangwa se mu biza bidusanga uko imyaka igenda ikurikirana. Nka wa mugani wa padiri ati uko ibihe bihora bisimburana iteka, uko imyaka igenda isimburana n'indi, ni nako abanyarwanda dukwiye kujya tumenya ko ururimi rwacu twaruha agaciro ko kudufasha gucengera amayobera ari mu buzima, amayobera tuzanirwa n'ibihe tunyuramo cyangwa tunyuzwamo, kenshi tutazi naho bituruka, kenshi tudafite uburyo tubyisobanurira. Ugasanga barabisobanura mu gifaransa kitari ururimi rwacu, ahubwo ari urunyamahanga. Ugasanga barabisobanura mu cyongereza, twebwe tutarabongereza, n'abakize tukaba tukiziho agace nk'ururimi rw'amahanga. Bakazabivuga mu Giswahili, bakabivuga mu zindi ndimi, yenda mu Gishinwa, yenda mu Gihinde, yenda se mu Kiyapani, no mu zindi ndimi ziri ku isi nyinshi cyane. Ariko mpuzamahanga z'igifaransa n'icyongereza nizo abantu bo ku isi benshi bakunze kuvuga. Twe rero tuzumva tugerageza kuzana mu kinyarwanda ngo tubwire abumva ikinyarwanda, abakunda ikinyarwanda, uko bakwiye kwifata mu bihe tuba turimo. Iyi video y'ijana na gatanu iratujyana mu rwego rwo gufata umwaka wa 2025 mu kinyarwanda. Ndagira ngo rero mbararikire gukurikira neza iyi video, kuko ihatse ubwiru bwinshi bw'uyu mwaka. Uyu mwaka wa 2025 ni umwe mu myaka 5 iri imbere kuzagera muri 2030, imyaka aho isi yacu iyi ngiyi tubona dutuyeho yarangije gufata urugendo mu nzira yo guhinduka. Abafite amaso y'ubwenge, abafite amaso y'umutima baba baratangiye kubibona. Hari imihindukire y'ibihe, ibihe by'izuba, ibihe by'imvura, n'ibihe mubona yenda tuvuge ibihe by'ubucuruzi, ibihe by'ifaranga, by'ubukungu bw'igihugu, ese mu mibanire y'abantu, bite mu miryango, bite mu buzima bw'abantu. Ndashaka kuvuga mu mibiri y'abantu, mu mihagararire yabo, mu burwayi
mu mipfire, ukuntu abantu barimo gupfa batanarwaye, ukuntu abantu barimo gukuza inzangano, n'abantu baruzuye amagereza yabuze naho noneho abashyira. Kandi ni nako urugomo rwiyongera mu bantu, ku mirenge, mu midugudu, ahantu hirya no hino, ubwicanyi, ubujura, ubusahuzi. Noneho baratera mu mirima biba imyaka itaneze. Nibyo ni ibintu bikomeye. Barakura imyumbati, barakura ibijumba, birakomeye. Baratwara amatungo mu rugo, barashimuta. Hagati aho nicyo tubabwira cy'impinduka. Uzamenya ubigenza ute? Rero nk'uko nabibabwiye muri video ishize, ntabwo ari imperuka. Nubwo yaba intangiriro y'imperuka, ariko imperuka sinahakana ngo izagira igihe, ahubwo nuko n'abayihanuye batazi igihe cyayo. Sige rero wakihandagaza ngo mvuge ngo imperuka n'iki n'iki, ahubwo ndashaka kubabwira ngo iyo mperuka nitwe tuyigena. Twebwe mu bushobozi bwacu abatuye iyi si dushobora kwigenera imperuka kandi ikabaho. Nk'uko abari batuye mu gihe cya Nowa batekereje umwuzure uraza, nubwo bawitiriye ngo ni Imana, ariko nibo bawuteye. Nanjye rero ndashaka kubabwira nti umwaka wa 2025 uzaterwa natwe. Hari ibyo twatinyaga tuzabitinyuka, hari ibyo tubona ntitubisobanukirwe tuzatangira kubisobanukirwa, hari ibyo twumvaga ntitubisobanukirwe tuzatangira kubisobanukirwa. Mbese ni umwaka uzatwinjiza mu bindi bihe byisumbuye birenze, nk'uko nabibabwiye, birenze uko twabyumvaga. Nabibabwiye tugitangira, birenze uko twabibonaga, birenze uko twabitekerezaga, birenze uko twabyibwiraga cyangwa se uko twabibwirwaga. Ubwenge buziyongera muri uyu mwaka. Ndagira ngo rero abantu turi kumwe muri iki kiganiro mukurikire neza. Ese ndakubaza, waba waragerageje ibyo kwimenya? Ko ari amavideo yanjye yabanje menshi yo kwimenya, waba warayakurikiye? None se ko uyu mwaka ushingiye mu byo kwimenya, ukaba ushingiye mu byo kwitarura, ukaba ushingiye mu byo kureka kuba umuntu w'ingaruzwa muheto, umuntu w'umucakara, umuntu w'umutindi, wagira ngo wabereyeho gukorera abandi gusa, nta cyawe kirimo, nta ruhare ufitemo. Kugira ngo rero urenge ibyo bintu, nuko uzita kuri uyu mwaka. Ukita kuki? Ukita ku kintu cya mbere nakubwiye cyo kwimenya. Uriwe koko mukuri. Ushobora kuba utarabigeraho, ariko hari inzira twatanze mu mavideo ya mbere akubwira kwiherera ngo ube wenyine, utuze, uceceke. Abandi babyita ngo meditation, ariko urumva ni Igifaransa cyangwa n'icyongereza. Ni ukwiherera ukaba wenyine, ugaceceka, ugacecekesha intekerezo zo mu mutwe, ugacekereza ibyo kamere ikubwira ikongorera, ukabirenga, ugatuza kugera igihe wumva umutima w'imbere, umutima nama w'imbere wawe ari utangiye kukubwira. Uramutse utarahagera wabigerageza, ariko iyi 2025 warukwiye kwinjirana nayo, ukajya ugerageza gushaka umwanya wo kuba wenyine. Ese uguze icyo bivuga? Bivuga kuba wowe nyine, wowe nyine, wowe ubwawe, we nyine.
ndagira ngo wumve neza ko kuba wenyine ni inzira ya mbere. Inzira ya kabiri ni uko ugomba gutekereza yuko ari wowe kamara w'ibibazo urimo guhura nabyo. Ni wowe ugomba kubyirengera, ni wowe ugomba guhangana nabyo, ni wowe ugomba kubitinya cyangwa ukabitinyuka, ni wowe ugomba kubyakiriza yombi cyangwa se ukabyamagana cyangwa se ukabirwanya cyangwa se sinzi uko uzabigenza. Ariko nakugira inama yo kubyakira no kubyakira nk'abarimu, nk'abarezi, nk'abayobozi, ukareka umutima wawe ukabyakira ukahangana nabyo, ukanakuyobora uko ugomba kubyifatamo. Ndakeka ko twumvikana. Umenye uri we uzasanga byose bikurimo, ibisubizo bikurimo. Ntabwo ugomba kubihanga, ntugomba kubisoma mu gitabo, ntugomba kujya muri Bibiliya kubirebamo, ntugomba kujya kuraguza, ntugomba kujya kubaza abantu, ntugomba kujya gusengerwa. Oya, uzasanga Imana igutuyemo, Imana ikurimo, Imana ikwaritsemo. Izi byose yateguye byose kuri wowe, humura. Nyuma rero umaze kumenya uri we, ukamenya nuko uri we ari we uzagufasha, kwa ari uzahangana n'ibyo bihe bibi 25 ikuzaniye, uzakurikiraho kumenya ko ugomba kwipakurura aho imyaka nasa twakumaze witwa umuntu utazi umuntu. Kuba umuntu niki, kuba umuntu bimaze iki, kuba umuntu ari ukuba umucakara, kuba umuntu ari ukuba umunyakazi, ukaba umuntu udashoboye, ukaba umuntu w'indwara, ukaba agasogororo k'indwara, indwara ndetse zitanakira, ugahora kwa muganga, ukagira gute. Ibintu nk'ibyo uyu mwaka wari ukwiye kugusobanukirwa, ugatandukana n'ibyo bintu bitatu ko mbivuze. Ukimenya, cyo ni kimwe. Ukamenya guhangana n'ibyo uhura nabyo, ukamenya kubyakira no kubitsinda, ukabijya hejuru, ukabijya imbere, ntibibe ari byo bikuyobora, ukabiyobora. Cya gatatu, ukipakurura kuba umuntu, ahubwo ukaba uwo ugomba kuba uriwe koko nyawe. Ni wa wundi rero ufitanye isano n'iyamuremye, ufitanye ubumwe, uzirikanye n'iyamuremye, imutuyemo, imukoresha, imukunda kuruta byose, imukunda, imwerekera, imutabara, imwereka inzira n'urukundo rurenze, n'urumuri ndakuka, akarinda asingira ubuzima bw'iteka, akarinda asingira ubuzima buzira umuze, akaba atsinda indwara, agatsinda ibishuko, agatsinda icyitwa ikibi kimuzaho, kandi atanyegagiza. Ndagira ngo rero abankurikiye mu nyumve, mwitegure uyu mwaka. Turi mu kwezi kwa mbere, bizakara mu kwa gatatu, kwa gatanu, gutyo uko bizagenda bikurikirana. Ariko mube maso, mugerageze kureba uko dutwaza ibihe, kandi noneho ugize icyo arusha undi amutabara mubwire. Twese turi umwe, turi umwe. Ubwo turi umwe hamwe n'ibyaremwe byose, turi benshi. Hari ibiti, hari amabuye, hari inyamaswa, hari udukoko, hari ibisiga, hari ibinyoni, ibi byose, amazi, imiyaga, izuba, ukwezi, ibyo bintu byose turi kumwe nabyo, turi byo nabyo biturimo. Rero mwe kwiheba, ntabwo uri wenyine muri iyi si,
ntabwo turi twenyine, turi ibiremwa byinshi, kandi Uwiteka ntaradutererana, ntaraturekura, ntaradukuraho amaboko. Murakoze kuri iyi video y'105. Tuzabonana muri video itaha y'106. Mugira ibihe byiza. Murakoze.